mureke tubasuhuza tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana bakunzi b'isengesho TV aho muherere mu mpande zitandukanye z'isi, abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye n'umujyi wa Kigali, mwese turavuze ngo shalom shalom shalom, n'indamukanyo y'abana b'Imana ivuga ngo amahoro 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 abane nawe aho uri, ibyo urimo, mbese buri gahunda yawe yose amahoro y'Imana abane nawe. Imana irwanya ibikurwanya, Imana inaniza ibikunaniza, kandi Imana ica intege icyo ari cyo cyose cyahagurukira kunanuza gahunda zawe izo arizo zose. Ntabwo dushaka gutinda, murabizi ko tubagezaho amakuru y'amadini n'amatorero n'insengero, ndetse tukabagezaho ijambo ry'Imana n'ubuhamya n'inyigisho zigiye zitandukanye n'amakuru y'ubukungu. Uyu munsi aka kanya tugiye kubagezaho amakuru mu by'ukuri n'impinduka ku itorero rya ADEPR, n'impinduka zibaye uyu munsi kuri iyi tariki. Ndagira ngo mbwire abakunzi b'umusaraba, by'umwihariko abakristo b'iri torero rya ADEPR, kugira ngo bigire hafi tubabwire izi mpinduka. Ndabizi ko iri torero rya ADEPR ni rimwe mu matorero akomeye mu Rwanda, afite abakristo benshi hafi mu ntara no mu mirenge yose igize igihugu cy'u Rwanda. Rero ndagira ngo mbagezeho amakuru yihutirwa, impinduka zihutirwa mu by'ukuri muri kano kanya. Ndagira ngo tubane, gusa ntacyo tujya dukora tutabanje gusenga. Murabizi ko twebwe twemera Imana, ndetse twemera ko amasengesho ajya ananiza imigambi yose y'imbaraga z'abadayimoni. Niyo mpamvu icyo tubanje gukora cyose tubanza gusenga, ntacyo dukora tutabanje gusenga. Kandi nawe nibikunda bizahinduka umuco wawe, ntukagire icyo ukora utabanje gusenga. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Iyo ubyutse mu gitondo ukabona biremeye, ntacyo watanze. Nurambura ukuboko bikemera, ntacyo watanze. Nuvuga bikemera, ntacyo watanze. Ntacyo turusha abandi, ahubwo ni ubuntu n'ineza n'imbabazi Imana iba yakugiriye. Rero munyemerere dusenga Imana, tuze tubagezaho mu by'ukuri izi mpinduka zibayeho muri iri torero rya ADEPR mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ubane natwe maso, dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana y'imbaraga kandi uri Imana y'ubutware. Haleluya 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 haleluya. Yesu, turagushimiye. Uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Ntawakwizeye wigeze akorwa n'isoni. Abantu bose bakwize bakizera izina ryawe, wabahaye ubutware n'ubushobozi byo kwitwa abana bawe. Hereza umugisha abagore n'abagabo bari aha ngaha, hereza umugisha abasore n'inkumi. Buri muntu wese uzagirirwa amahirwe yo kumva iki kiganiro, uzamuhe umugisha utagabanyije. Imbaraga zose z'abadayimoni reka zitsindwe, kandi mu izina rya Yesu twirukanye imbaraga zose z'abarozi. Byose tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Nawe amina. Nibitagutera ikibazo ukaba wumva ntacyo bigutwaye kuvuga amina, vuga ngo amina, ubyandike muri comment uvuge ngo amina. Imana ibahereza umugisha. Ikindi, dukeneye inkunga yanyu mu biganiro byacu, dukeneye inkunga yanyu mu by'ukuri, inkunga y'ibitekerezo. Inkunga y'ibitekerezo turayikeneye. Muduhe ibitekerezo, muduhe komenti mu biganiro tubagezaho, kuko ni mwebwe tubana umunsi ku wundi mu izina rya Yesu. Niba utarakora subscribe ukaba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, inkunga ya mbere tugusabye ni ugukanda subscribe. Ukande subscribe, ufungure inzogera. Mu by'ukuri uraba utanze umusanzu nawe mu bwami bw'Imana, kandi uzajya ugirirwa amahirwe yo kubona ibiganiro byacu mu ba mbere, yaba ijambo ry'Imana tubanyuzaho aha ngaha, yaba ubuhamya, yaba inyigisho, buri kimwe cyose tunyuza aha ngaha uzajya ukibona, kandi uzajya ukibonera igihe mu izina rya Yesu. Kandi like uga kumwe kazamuye, uraba ugize neza. Kandi n'ikindi cyose umwuka kubwira kuba wadufasha, Imana iguhereza umugisha ku biganiro byacu. Haba hariho nimero zacu za telefone, ushaka kuvugana natwe mu buryo bw'umwihariko watuvugisha, watwandikira kuri WhatsApp, tugakomeza kugirana ibihe byiza mu izina rya Yesu. Hanyuma rero munyemerere twinjire mu mpinduka nababwiye muri iri torero rya ADEPR. Itorero rya ADEPR ni rimwe mu matorero mu by'ukuri akomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko nababwiye, ni rimwe mu matorero afite abakristo benshi, afite insengero zigiye zitandukanye, uretse ko insengero nyinshi zifunze bitewe n'amabwiriza y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere.
kimwe n'andi madini agiye atandukanye. Ibyo ngibyo murabizi twagiye tubibagezaho. Mu by'ukuri hari izindi mpinduka zabaye nyuma y'izindi mpinduka zabaye. Murabizi ko iri torero ryari rifite amaparuwasi agera ku 143, ryari rifite mu by'ukuri indembo nyinshi zigera kuri 30, ryari rifite mu by'ukuri ni ibintu byinshi byagiye bibaho bikagenda mu by'ukuri bihinduka umunsi ku wundi. Hano tubibagezaho, ni nayo mpamvu nababwiye ngo tujye tubana. Niba ushaka kumenya amakuru y'idini iryo ari ryo ryose, itorero cyangwa mu by'ukuri impinduka zigenda zibaho mu bakozi b'Imana bagiye batandukanye. Rero zimwe mu mpinduka z'uyu munsi mu by'ukuri nuko uyu munsi mu by'ukuri iri torero rya ADEPR ryamaze gutangaza no kwemeza ko mu mirenge yose igize igihugu cy'u Rwanda igera muri 400, yes, irenga 400, ngira ngo na 16 niba ntibeshye. Yego, nuko buri muntu wese wo mu Kristo wa ADEPR uba mu gihugu cy'u Rwanda akwiye kumenya ko mu murenge hagiye gusigara itorero rimwe niryo rigiye gusigara mu by'ukuri mu murenge. Birashoboka ko mu murenge harimo amatorero menshi arenga, hari imirenge wasanga irimo amatorero arenga 10, hariyo wasanga arimo arenga 50, hariyo wasanga ariko hagiye gusigaramo mu by'ukuri itorero rimwe mu murenge. Ariko si ibyo ngibyo gusa, hari ibindi bigiye kuba mu mirenge. Ni impinduka turimo kubabwira. Ubwo turabibwira abakristo ba ADEPR n'abandi basengeragamo. Birashoboka ko mu murenge wawe hari hubatsemo insengero nyinshi za ADEPR. Hari ikindi rero cyitwa ngo ni mission center n'ubundi n'andi mahuriro mu by'ukuri y'abantu basenga cyangwa y'iri torero rya ADEPR n'ubundi azakomeza kuba mu mirenge, kuko ntago bizongera kwitwa itorero rya ADEPR, ahubwo bizitwa mission center cyangwa mission center cyangwa mission centre. Ni ukuvuga abakristo aho ngaho niho bazajya bahurira, ariko itorero ari rimwe mu murenge. Ndagira ngo bino bintu ubyumve neza, ibi bintu ubyumve neza, utaza kubyitiranya. Ibi bintu byumve neza, utaza kubivangavanga. Ibi bintu byumve neza, utaza kubivuga uko bitari. Ibi bintu byumve neza, utaza kubitwara mu rundi rwego bitarimo. Ibi bintu ubyumve neza. Ni ukuvuga itorero rimwe mu mirenge rizajya riba rikuriwe rizaba riba rikuriye izo mission center. Ni ukuvuga birashoboka, urabizi ko hari imirenge ni minini. Ibyo ngibyo murabizi. Hari igihe usanga umurenge mu by'ukuri aho umurenge utangira naho urangirira harimo ibirometero byinshi. Wakwibaza rero ngo abakristo benshi birashoboka ko batazajya bashobora kuva ahantu bari ngo bajye guteranira aho ngaho mu itorero mu by'ukuri nk'uko nababwiye. Rero izo mission center zazifasha abakristo badashobora kugera ku rusengero rumwe rwo mu murenge. Ni ukuvuga niba itorero rimwe ryo mu murenge riri ahangaha, hakaba hari abakristo bari nko mu birometero 30, mu birometero 10 na bingahe, bitewe n'uko umurenge ungana. Mu by'ukuri hari abantu bamwe batazashobora kuhagenda n'amaguru, harimo abakecuru, harimo n'abandi bantu. Bazajya rero bahurira bateranire muri izo mission center. Rero izi ni impinduka zirimo kuba. Wakwibaza rero ngo ninde uzayobora uru rusengero mu by'ukuri rumwe mu murenge rwa ADEPR? Ninde uzayobora izi mission center? Mu by'ukuri ninde uzaziyobora? Nabyo turaje tubibagezeho. Gusa icyo wamenya nuko amabwiriza y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ateganya ko buri muntu wese ugomba kuyobora itorero hari ibyo agomba kuba yujuje. Hari ibisabwa agomba kuba yujuje, birimo kuba afite diplome imwemerera kuba yakora umurimo w'Imana. Ikindi cya kabiri, kuba mu by'ukuri ari umuntu w'inyangamugayo mu mico ndetse no mu byifatire. Ikindi cya gatatu,
gatatu agomba kuba yujuje, agomba kuba mu by'ukuri afite amashuri byibuze yarize, afite AD ariko akaba yarize n'amashuri ya teolojiya, kandi mu by'ukuri yarabiherewe uburenganzira bwo kuba yakora uwo murimo. Reka mbabwire rero ngo abakunzi ba ADEPR, abakunzi b'umusaraba, abakunzi b'itorero, abakunzi bacu ahangaha, ndagira ngo mbamyezeho mu by'ukuri izi mpinduka uko zikurikirana, kandi n'izindi turaza gukomeza kuzibagezaho. Gusa mugomba kumenya ko ibi byose nubwo bimeze gutyo, ubundi itorero rimwe ku isi niryo rikenewe. Hakenewe itorero rimwe ku isi, kandi n'ubundi itorero ntabwo habaho amatorero menshi, ahubwo habaho itorero rimwe rya Kristo, iryo yameneye amaraso, iryo yapfiriye. Ibindi byose mu by'ukuri ni amatitire duha, ni yacu twubatse, ariko mu by'ukuri itorero rya Kristo ni rimwe. Rero nagira ngo mbagezeho izo mpinduka mube muzizi, kuko ADEPR irimo kugenda ihindura ibintu byinshi kandi mu buryo bugiye butandukanye. So rero nagira ngo mbamenyeshe abakunzi bacu aho muherereye mu mpande zitandukanye, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, bari ahantu hagiye hatandukanye, ngo musobanukirwe izo mpinduka zirimo kubaho. Hari n'izindi nazo turaza kuzibagezaho uko umwanya wacu uza kugenda uboneka. Imana rero bahereza umugisha. Ndashaka kubabwira kuri izo mpinduka z'itorero rimwe mu murenge ndetse n'izo mission center, kugira ngo abakristo ba ADEPR mureke gukomeza kwibaza ngo bimeze gute, biteye gute, tuzongera gusenga. Ntabwo tuzongera gusenga. Turavuze rero ngo amahoro n'imigisha by'Imana bibane namwe. Munyemerere dusenga n'Imana dusoze iki kiganiro. Gusa niba ufite icyifuzo ukaba ushaka gusengana natwe, ndagira ngo nkubwire nimero ujye woherezaho icyifuzo cyawe, cyangwa ufite icyifuzo cy'inshuti zawe. Nimero watubonaho ni 0788 iyo niyo nimero yacu watubonaho. Abari hanze y'igihugu ubanza akamenyetso ko guteranya, noneho then wamara kugashyiraho ugahita ushyiraho n'iyo nimero kugira